Kuri uyu wa gatandatu tariki 23 Gicurasi 2026, Abanyarwanda batuye mu gihugu cya Finland n'inshuti z'u Rwanda bifatanyije mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyabereye mu mujyi wa Helsinki, akaba ari umujyi uherereye mu gihugu cya Finland. Iki gikorwa cyabanjirijwe n'urugendo rwo kwibuka rwasojwe ikimenyetso cya Jenoside ndetse n'inzirakarengane zirenga miliyoni gusa zishwe mu 1994. Hirya no hino ku isi ibihugu bitandukanye bifitanye umubano n'u Rwanda buri mwaka, nk'uko mu Rwanda hakunze kumenyerwa igikorwa cyo kwibuka ku nshuro runaka, ibihugu byo hirya no hino ku isi ndetse n'abanyarwanda babituyemo bakunze kwifatanya n'u Rwanda mu bihe byo kwibuka, cyane yuko uhereye ku itariki 7 Mata buri mwaka ni igikorwa ngarukamwaka kimaze kumenyerwa ndetse cyamaze kwinjira mu muco nyarwanda ko hagomba kwibukwa, ndetse hagomba kuba icyo gikorwa cyo kwibuka kigomba kubanzirizwa n'icyunamo cy'icyumweru, hanyuma nyuma yaho hakiyongeraho iminsi 100 n'ubundi iva mu kwa 4 ukagera mu kwa 7 kwa buri mwaka, cyane ko iyo minsi ariyo Jenoside yabayemo. Ubwo bivuze ngo ni amezi agera kuri 3. Muri iyo minsi hakorwamo ibikorwa bitandukanye by'umwihariko byiganjemo isanamitima, kuremera abatishoboye ndetse no kubakira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Harimo n'ibindi bikorwa n'ubundi byiganjemo kwibuka, buri miryango ikibuka abayo ndetse n'abandi bantu batandukanye. Nk'urugero twavuga nk'abanyamakuru wenda bishwe muri iyo myaka ko bibukwa, hanyuma bakibukwa na bagenzi babo ndetse n'ibindi bisata bitandukanye, bagahurira hamwe bagakora igikorwa cyo kwibuka. Nshuti bakunze, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Nimba uri mushyashya hano wisanze ni Taifa Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku wundi. Nitwa Elisa Taifa, ndashimiye cyane, Imana ibarinde.